Bridge Sport. Bridge Sport. Ibihe byiza cyane nanone mwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe hano kuri Bridge Sport. Reka tubifurize kugira intangiro nziza z'icyumweru kuri uno munsi wa kabiri w'icyumweru. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mwaramutse neza. Hari inkuru nyinshi zagiye zimanuka muri kino gitondo ndetse no mu ijoro ryakeye nkuko uri kubibona. Rutahizamu w'Abanyarwanda Jimmy Gatete yamaze kuba akandagira ku butaka bw'u Rwanda mu ijoro ryakeye. Hari byinshi yagiye atangaza kuri Rayon Sport ndetse no ku ikipe y'igihugu. Ese gahunda yamuzanye ni iyihe? Tugiye kugenda tubivugaho ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane mutamenye biri inyuma ye tugiye kugenda tuganiraho hano kuri Bridge Sport. Nyuma ya rutahizamu hari andi makuru menshi agenda manuka. Ikipe ya Rayon Sport murabyibuka ejo bundi abanyamakuru batse umuriro kuri Perezida Uwayezu Jean Fidel. Yabasubije, ntabwo igeze atinzamo, yabasubije. Ndaza kukwereka kamwe mu ka reaction gato yagize yabasubije, ndetse yasaga nkaho arasa ikibombe nawe gikomeye kuwitwa Sam Karenzi nyuma yuko amushinja ngo ni uri imbura ikipe. Icyo byose ngiye kugenda mbigarukaho. Hanyuma Rayon Sport nayo iraza kuba yerekeza mu karere ka Nyanza uno munsi. Ndaza kukubwira gahunda iraba ibajyanyeyo. Ese ni yihe? Ese byifashe gute? Reka ntangire none hakuwitwa Rutahizamu w'Abanyarwanda, rutahizamu watumye turara hanze, rutahizamu watumye tujya mu gikombe cya Afrika, rutahizamu wakubise Abagande, wakubise Ghana. Twamubonye cyane duhita twibukiranya igitego yatsinze Ghana hano ku Mahoro, cyatumye tujya muri CAN, murabyibuka mu minsi yashize. Uyu ni rutahizamu wakiniye amakipe agiye atandukanye hano mu Rwanda. Ndagira ngo nkwibutse ko yatwaye Sekafa n'ikipe ya Rayon Sport mu 1998 ndetse yaje no kuba twara shampiyona ye ya mbere yatwaye y'igihugu yitwaye akinira ikipe ya Rayon Sport muri iyo myaka kabisa. Ariko abantu benshi iyo tuvuze Jimmy Gatete mwese muhita mwibuka igitego yakubise Ghana ndetse n'igitego yakubise Abagande, bamukubise vide ry'umutwe ari gukinana igipfuko mu by'ukuri ku mutwe. Ibyo byose ni ibintu bita bikuza mu mutwe kuri uyu mugabo Jimmy Gatete. Gahunda imuzanye rero ni iyihe? Murabizi neza ko hari igikorwa kigiye gufungurwa muri mu mpera z'iki cyumweru dutangiye. Ni igikorwa cyubatswe na kantu k'agastade kubatswe kameze neza, kubatswe n'umushoramari witwa Coach Gaël. Ntekereza ko ku bantu bakunda imiziki cyane muramuzi, ni boss wa rebo yitwa 155 AM. Iyi ngiyi ikoreramo ba Bruce Melody, ba Element. Ni rebo icuranga imiziki myinshi cyane, namukurikirana imiziki murayizi. So uyu Coach Gaël yagize gutya ashora imari mu bijyanye n'umupira w'amaguru. Yubaka agastade gato yakubatse hano ku bantu baze hano mu mujyi ku nyubako ya Chic. Iyi nyubako ya Chic hagana hejuru ku gisenge hejuru yahubatse kino gikorwa akita Kigali Universe. Na agastade gatoya kameze neza, yagiye arakubaka ashyiramo uburyo abantu bazajya bagenda bakishima bakajyamo bakakina. Uyu mugabo Jimmy Gatete yaje kuba atumirwa na Coach Gaël, akaba agarutse mu Rwanda nyuma yo kuva muri Amerika. Akaba azakinamo umukino wa gicuti nk'umuri Jande, nk'umugabo ukunzwe cyane kurenza abandi mu Rwanda mu kijyanye n'umupira w'amaguru. Akaba azakina imikino 3, azakina n'abacuruzi, akine n'abanyamakuru ndetse akine n'abahanzi. Izo ni match 3 bazakina muri iyi Kigali Universe bari kuyifungura. Ni ku itariki 17, ku itariki 18 ndetse no ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu. Ni mu mpera z'icyumweru gita birumvikana. Uyu Jimmy Gatete akaba rero yagiye aganira n'itangazamakuru. Tukimubona birumvikana ko ibitangazamakuru byose bya hano mu gihugu bihita bimanuka bikavuga ngo reka tuganire n'uno mugabo. Nje kukumvisha ka reaction gato yagize bamubajije ngo ese Rayon Sport ibibazo irimo urabizi? Ese wayigiriye nama kugira ngo ibibazo irimo? Tumaze iminsi muri za zurunga nta gikombe cya shampiyona, nta ibikombe ntibiri kuboneka, abakinnyi benshi bari kugurwa bakaba imfube. Ese
wagira iyihe nama Rayon Sport? Reka nkumvishe akareaction gatoya Jimmy Gatete yabwiye Rayon Sport, ubundi mpite ngaruka nkubwira ibindi byinshi tugiye kugenda tuganira. Akeguka niye nama nkayo watanga nk'umurejanere wayo ni nako twabyita. Urumva ntago ari byiza birababaje, ariko nkuza bivuga hari ibintu ushobora kumbaza ntazi kurikirana, sinzi ikibazo kiba kiri, cyo bavuga usanga ntashobora gusubiza ikintu. Bizarangira ko uko babikomoje imyaka 20 irenga irashize utsinda igitego ntabwo ku mahoro cyajyanye u Rwanda muri CAN. Nyuma y'icyo gitego nta kintu kiratsindwa ngo twe twajya mu gikombe cya Afrika. Kubwawe nk'umuntu ukurikirana football ubona ari iki cyabuze, ni iki wagiraho inama kugira ngo ibyo nzozi twongere tuzigira hano mu Rwanda? Muza kuvuga amagambo mba nkoresha, urumva nge nta maze igihe mba hanze ngarutse ejo bundi, ntabwo nkurikirana bihagije kandi ntacyo njejwe mu mupira uburyo namenya aho bifira. Sinzi ibibazo ari barabafite cyabafuje kiragiye kugira ngo wenda ngo sinzi aho ikibazo kiba kifira ko ntabwo mbirimo neza, ariko navuga nireba nka wakoresheje wenda ku buryo abo ngo banarikoresha kugira ngo basubire. Nta banga na rimwe isi yose imyitozo nta kindi. Rutahizamu w'Abanyarwanda ati abariye umwihangane, ati ibintu bizagenda bigeraho bicemo, ati hanyuma ku ikipe y'igihugu nta rindi banga, ni imyitozo, mukora imyitozo ikomeye, mukora imyitozo, muve mu marozi, muve muri bya bintu mwambariraho, muve muri bya bintu bigiye bitandukanye, mukora imyitozo. Nta rindi banga ngo bakoreshaga, yari imyitozo ihambaye ndetse no kugira icyizere. Uwo ni Rutahizamu w'Abanyarwanda wabwiraga itangazamakuru uko yiyumva. Ati mu by'ukuri ntago maze iminsi mbikurikirana cyane, atariko icyo ntekereza nuko ati mwagira icyo bita patience cyangwa se mukagira kwihangana, ibintu byose bizagenda bicamo. Hanyuma Uwayezu Jean Fidèle kamite mugarukaho direct hano kano kanya. Uwayezu Jean Fidèle ku munsi w'ejo yavuze ijambo rikomeye, gusa nafashemo akantu gatoya kugira ngo nze kukumvisha. Hari umunyamakuru hano wigeze kumwataka ati Jean Fidèle, wowe ni wowe w'ikino kipe, ni wowe wazanywe n'ubuyobozi, turi umwaka ubaye mubi, ubaye agahoma munwa ku Bareyo. Jean Fidèle nawe arabitekereza aravuga ati wowe njyewe Jean Fidèle ntago nshobora kuguhereza ngo nkubabarire, ngomba nawe kugusubiza ukumva nawe uruhande urimo, ukumva uko nkutekerezaho. Mugabo rwose wabaye umugeshi nta buraga yabafite, agomba kukubwira akakurasaho ikibombe nawe kugira ngo nundi munsi utazamumenyera. Umva hano gatoya akantu yabwiye icyitwa itangazamakuru ryose rimwataka rimubwira ko ari we warimbuye ikipe. Umva ikintu yabasubije hano. Abavuga ngo twagize sezo mbi, ntabwo ari mbi, ntabwo wagira sezo mbi ubu wa kabiri muri shampiyona. Wowe bivuga uko ubu ufite ibindi ushaka kuvuga, n'ibyo ushaka kumvisha abantu. Igikombe cy'amahoro hakaye umwanya wa gatatu. Rayon Sport ubundi yego intego yacu murabizi. Uwayezu Jean Fidèle nako kantu nageraga ngo tuganireho cyane. Intego ya Rayon Sport ni iyihe? Ese reaction yawe niye? Mbwira muri comment kano kanya. Ntago gutwara igikombe cy'amahoro no kudatwara igikombe cya shampiyona, ukaba yabaye wa kabiri mu gikombe cy'amahoro abo wa gatatu. Ese iyo kipe ya Rayon Sport ntago yagize umwaka mubi? Abantu bavuga ko yagize umwaka mubi barabeshya, mu by'ukuri hari ikindi bashaka kwerekana. Uwayezu Jean Fidèle niko yavuze, yarabitangaje ejo bundi mu mwiherero rwo yakiraga ikipe y'abakobwa rwose iza kumwereka ibikombe. Ati itangazamakuru rinshinja ngo ninjye urimbuye ikipe, ntago baza aho nayisanze, ntago bazi imbaraga nkoresha, ntago bazi icyo ngiye gukora nonaha. Atariko abantu bavuga ngo twagize umwaka mubi koko. Uhagira umwaka mubi ukaba wa kabiri muri shampiyona? Wagira umwaka mubi ukagarukira demi finale mu gikombe cy'amahoro? Uwo ni umwaka mubi? Ati mu by'ukuri uwo ntago ari umwaka mubi. Yego ntibyagenze neza, atariko ko mu bikabiriza ntago ari umwaka mubi. Uremeranya nawe? Uwayezu Jean Fidèle, perezida w'ikipe ya Rayon Sport. Reka nkwibutse ko ikipe ya Rayon Sport y'abagore muri iki cyumweru gishize beretse ibikombe score, bereka ibikombe perezida Mukarumuna. Uyu munsi kuri wa kabiri
mu masaha ya nyuma ya saa sita baraba bari mu karere ka Nyanza, barajya kwereka abafatanyabikorwa b'akarere ka Nyanza ibikombe batwaye. Birumvikana abantu b'Inyanza cyangwa se abantu bo mu majyepfo, nizere ko ino kipe muraza kuba muyakira neza cyane. Ubu ngubu imaze kuba ihaguruka yerekeza aho ngaho iwanyu, muze kuyakira, mubakiza amata, mubakize mu by'ukuri mubakirane urugwiro. Bano bakobwa ba Rayon Sport bari mu karere ka Nyanza uyu munsi bari guserebura achievement bagezeho nyuma y'umwaka umwe bakina icyiciro cya mbere hano mu Rwanda. N'amakuru azindutse avugwa cyane muri kino gitondo, ndetse n'ibindi byinshi biri kugenda bimanuka, kanze tugende tubiganiraho cyane. Uze gukomeza kubana natwe, ntuze gucikwa n'akantu na gato. Uyu munsi turigwa ari fire ku butaka bw'Inyarugenge, ibintu biraba ari fire cyane. Muze gukomeza kubana natwe hano kuri Bridge Sport.